Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ikintu cy'ingenzi cyane, ibintu by'ingenzi cyane abantu benshi bakunda kwibaza. Nawe ugiye wibaza, nanjye njya nibaza ibintu by'ingenzi cyane abantu tujya twibaza. Ese koko ko dusenga Imana ariko ugasanga ibibazo birakomeza kwiyongera, ugasenga ibibazo bikikuba kabiri, ese ni ukubera iki? Kuki dusenga Imana ntidusubizwe? Ugasanga ese Imana yita ku bantu bamwe abandi kabihorera? Iki ni ikibazo. Hari abasenga ukabona barasubijwe, ugasanga n'umuntu udasenga ugasanga arasubizwa. Ugasanga ukora iminsi yose y'icyumweru, ugakora iminsi 6, ugafata umunsi umwe ukajya kuruhuka, ukajya gusenga, ugasenga Imana. Ariko rimwe na rimwe ugasanga wa wundi wirirwa mu rugo, wa wundi utajya ugira ahajya gusengera, ugasanga niwe twakita abantu tureba tukabona tuyunguye yarasubijwe. Ese ni ukubera iki ibi bibaho? Ni ukubera iki Imana dusenga ntidusubize? Ugasengera ikibazo umwaka umwe ugashunda ukaza, ugasanga ntikirasubizwa. Ni ukubera iki? Ibi rero nibyo bintu by'ingenzi umunsi ugiye kureba. Kandi bivuga ko nidusaba Imana, icyo dusabye Imana ikiduha. Abakozi b'Imana kenshi na kenshi niko batubwira, bakatubwira ko gusenga bizana ibisubizo. Ibyo twasengeye bikaza bifite ibisubizo byabyo. Ariko hari icy'ingenzi batatubwiye, hari icy'ingenzi batatubwira umunsi ngira ngo ngenze nkwibwirire. Hari icy'ingenzi ngira ngo twigane uyu munsi tukimenye. Tujye kurebera hamwe uyu munsi ibintu, impamvu Imana idasubiza amasengesho yacu. Kuki dusenga ntidusubizwe? Ese kuki Imana iratwumva? Nese nimba twumva kuki itadusubiza? Ese ni ukubera iki? Kubera iki hariho abantu basenga ukabona rwose ntibasubizwa? Imana ntiyita kuri bamwe abandi kabihorera? Oya, rwose ntago ariko bimeze. Tugereyo kubirebera hamwe ibyo bintu bituma usenga ntusubizwe. Turi bwifashishe Bibiliya, ntago ari ibintu ndi bwikure mu mutwe wanjye. Turifashisha Bibiliya rwose. Turagenda tubikura muri Bibiliya, igitabo cyiza cyanditswe n'Imana, yagiye ihumekera mu bagaragu bayo bakacyandika. Rero kugira ngo ibyo bintu tubyumve neza, tubigereho neza, turebe impamvu dusenga ntidusubizwe, ndagira ngo urebe hasi ukande subscribe maze twikomereze. Ubu twagiye. Wowe unkurikiye uyu munsi, Imana izi izina ryawe, ibikorwa byawe irabizi, imitekerereze yawe. Imana itwitaho cyane ku buryo ibintu byose iba ibizi. Wumve ko Imana ngo n'umusatsi uri ku mutwe wacu irawuzi. Ibyo wirirwamo byose, ibyo nirirwamo, amaso yayo areba hose, nta na kimwe ajya ahushwa. Dawidi we yabibonye neza mbere, abyandika muri Zaburi ya 33:13. Uwiteka areberera mu ijuru abana b'abantu bose. Bivuze ko twese aba tureba. Niwe ubumba imitima yacu, niwe ubumba imitima y'abana be, akatwubaka. Areba imirimo yacu yose, ibyo wirirwamo, ibyo ukora byose, ibyo uvuga, aho ugenda, buri kantu kose nta na kamwe kajya gasaba Imana. Imana ibi bireba. Bivuze ngo rero impamvu idasubiza amasengesho yacu ni ku bushake bwayo, kuko iba yatwumvishe. Wibuke ko amasengesho ya buri muntu wese Imana yumva. Kuba rero itayasubiza ni ku bushake bw'Imana. Ikintu cya mbere tugiye kureba gituma Imana idasubiza amasengesho y'abantu. Ikintu cya mbere umuntu wa mbere Imana itasubiza, cyangwa ikintu cya mbere Imana gituma idasubiza amasengesho yawe. Umuntu wa mbere Imana itasubiza ni umuntu utizera. Uwo muntu rwose Imana ntago igisubiza amasengesho ye. Umuntu utizera turabisanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 11 umurongo wa 1. Hari amagambo avuga ngo muzahindukira muze imbere y'Imana murire, ariko Imana ntizumva gusenga kwanyu. Muzahindukira muze imbere y'Imana murire, mutakambe, mugire mutarika, Imana ntizumva gusenga kwanyu. Kubera iki? Reka turebe urugero. Dukomeze hepfo gato. Mose yabwiraga Abisiraheli iby'igihugu cy'Ikanani.
ni nabwo ubwo yakomezaga kugenda bibaganiriza, ni nabwo yababwiraga igihugu Imana yabahaye, yabasezeranije kuzabaha, igihugu Imana igiye kuzabaha. Ni nabwo rero yahisemo gutoranya abagabo 12. Yatoranyije abagabo 12 b'ubwoko 12 mu Bisiraheli. Irabatoranya yabwiye iti mugiye kugenda mutate kiriya gihugu cy'Ikanani tugiye kuzajyamo, muze mutubwire uko bimeze. Abo bantu bagiye ari 12, ariko ubwo bagarukaga baje biciyemo ibice bibiri. Twigize no kubyiga hano kuri Menyesha TV. Twigize no kubyiga. Ruvuga ngo bagarutse babaye amatsinda abiri. 10 bagarutse rwose bafite ubwoba bukomeye cyane kubera abagabo babonye bamajiya birengagiza Imana ishobora byose yabasezeranishije icyo gihugu. Bo ubwabo baragiye bahita batakaza kwizera kwabo, batakariza Imana icyizere, bagaruka bagize ubwoba. Noneho batangaza inkuru y'incamugongo. Noneho iyo nkuru babwiye Abisirayeli nabo barayumva. Kwizera kwabo barakugabanya. Ntibagirira Imana icyizere, bavuga ati bw'Imana yakidusezeranyije izakiduha. Abo bagabo 10 no hasigaye abagabo 2 bivuga ko ari Kalebu na Yosuwa. Abo bagabo 2 bari bafite inkuru, ariko inkuru bari bafite yari inkuru nziza itera ibyiringiro. Ariko nawe ibaze inkuru abagabo 10 bavuze kujya kuyivuguruza muri abagabo 2 biba bigoye. Abisirayeli ntibabumvishe, barabihoreye, ahubwo bakomeje kugendera muri bwa bwoba babonanye babagabo 10. Imana uzi ikintu yababwiye. Imana yababwiye ko kubera kutizera bagize ari Kalebu na Yosuwa bazagera muri icyo gihugu bonyine. Ndagira ngo nkubwire ko Abisirayeli basubiye inyuma barasenga ngo Imana ibababarire, Imana irabihorera. Nkuko twabonye hano haruguru mu Gutegeka kwa 2:11 ngo muzahindukira muze imbere y'Imana murire mutakambe, ariko Imana ntizabumva kubera kutizera kwanyu. Niyo mpamvu rero usanga rimwe na rimwe Imana idasubiza amasengesho yacu, nukubera ko tuba tutagize kwizera. Ni nako ijya igenza abantu batayizera, barangiza bakaza ngo baje gusenga, ugasanga umuntu ntizera Imana, ntizera imbaraga z'Imana, ariko akavuga ati reka mfe gusenga. Noneho hagira nibimubaho bijyanye n'amasengesho yari yasenze, akavuga ati yewe nta mahirwe ngize Imana, si ubundi Imana ntago twite, Imana ntago yabishobora. Ugasanga mbese imyizerere afite ibindi bintu yizera, afite ibindi bintu yirunduriyemo. Aravuga ati ibintu nta mahirwe, ariko reka nkubwire impamvu Imana idasubiza amasengesho ni ukubera kutizera kwacu. Ibi ngibi ni ukuri rwose, kuko iyo usenga kwizera kwawe kudashikamye Imana ntiyasubiza amasengesho yawe rwose. Iki ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri, cyangwa se abandi bantu ba kabiri Imana itabasha gusubiza, ni abantu batajya bicuza ibyaha byabo. Aba nabo rwose Imana ntishobora gusubiza amasengesho yabo. Ibi turabisanga muri Yesaya 59. Ibi byanditswe haranditswe ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza. Ukuboko kw'Imana nkuko twabonye ko Imana ibiri tureberera mu ijuru, ukuboko kw'Imana ntago kwaheze kunanirwe gukizwa. Hagakomeza avuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, ndetse n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngananirwe kumva. None wakibaza ngo ikibazo ni iki? Imana iratwumva, ibyo tuvuga byose Imana irabizi, kandi bibireba. Uko wakora kose nta namwe wakisha Imana. N'ugutwi kw'Imana ntago kwapfuye rwose ngananirwe kumva. Wakibaza ati se ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? Ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana isumba byose. Imana, gukiranirwa kwacu niko gudutandukanya n'Imana. Imana iratubwira ko byose ibishoboye, cyangwa se nawe ububizi turi ibiremwa bya Imana ishobora byose. Aho ugasanga ntituri kubyizera, ugasanga mbese ntituri kwicuza. Nimba twagize no kwizera guke ntituri no kwicuza. Ku murongo wa 3 hari amagambo avuga ngo erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, urahangara ukica umuntu utaremye, utanamwica mu bikorwa, mu mutima ugasanga rwose uri umwicanyi. Amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Erega akanwa kanyu kavuga ibinyoma gusa, mwirirwa mubeshyerana, ugasanga urabeshyera umuntu ukamuhimbira ibinyoma ukabitura hariya. Akanwa kanyu kuzuye uburiganya.
ibyo byose wanabimenya ntunahindukire ngo wicuze ibyaha wakoze. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abantu twirwa tubeshyashya mwirwa mubeshyera bo barahirwa bameze neza, ukibaza impamvu ni ukubera ibyaha byawe. Ntiwicuze ibyaha byawe. Abandi bantu badasubizwa ni abantu batihana ibyaha byabo, ugasanga rwose ntiwicuze ibyaha byawe ntunabyihana. Mukomeze musome igice cya 59 muraza gukomeza musangamo impamvu kuticuza kwacu ibyaha byacu ari byo bituma Imana idasubiza amasengesho yacu. Turi abanyabyaha pe, Imana iranabizi, ariko dukwiye guhora twihana ibyaha byacu tukicuza imbere y'Imana. Imana ni inyembabazi. Ariko muri Bibiliya handitse ngo nimukora icyaha menye ko dufite umurengezi Yesu Kristo. Twe dufite amahirwe akomeye cyane. Yesu Kristo yaradupfiriye, yapfiriye ibyaha byacu. Iyo tumwizeye tukamwiringira, tukihana ibyaha byacu tukicuza, tumaramaje, Imana iratubabarira kuko ntago iba ikiturebera muri twebwe ubwo iturebera muri Kristo, ugasanga rwose itubonye neza, igasubiza amasengesho yacu. Icyaha nicyo kidutandukanya n'Imana. Niba tuticujije ibyaha ngo tubyihane, Imana ntiyakumva rwose. Ntago uticujije ibyaha byawe ngo unihane, wumve kuri umunyantege nke wihane mu maboko y'Isumba byose. Imana se yakumva ihereye kuki? Abantu birengagiza iby'Imana. Tugeze ku kintu cya gatatu, abandi bantu Imana idashobora kumva amasengesho yabo, cyangwa se ikintu cya gatatu ni abantu birengagiza iby'Imana. Aba nabo rwose Imana ntishobora nabira kubumva amasengesho, nabo irabirengagiza. Nimba birengagisha Imana nayo irakwirengagiza ikakwihorera. Ibi turabisanga mu Migani igice cya 1. Hari amagambo avuga ngo muzampamagara ariko ntabwo nzabitaba, muzanshaka ariko simuzambona, kuko mwahisemo kwanga ibyanjye byose nanjye nzabihorera. No kutantinya, mwahisemo kwanga iby'ubwenge bwanjye no kutantinya. Ugasanga abantu ntibatinya Imana, ugasanga ubwo baratinya bagenzi babo, ugasanga bigera ku cyaha umuntu akagikora yirundumuriyemo wese. Ntatinya Imana, ntiyitaye ku muremyi we, ariko irengagiza iby'Imana abizi kandi abishaka. Nk'ubu hari umuntu watangiye kumva ikiganiro yakumva nta bintu by'amatiku birimo, nta bintu byo gusebanya birimo, agahita agenda. Niba ushaka kumva iby'ubwenge, niba ushaka kumva ko Imana isubiza, tega amatwi wumve iby'Imana, ubiha agaciro, ubiha umwanya. Wanakanda subscribe kuri Menyesha TV, ukajya no muri comment ukagira ibyo wandika, tukamenya tukungurana ubwenge. Nkunda comment cyane, ukandika comment ukavuga uti Imana gutya na gutya, tukaganira iby'Imana nayo ibitwumva ikadufasha. Abanga kumvira Imana, cyangwa se reka twivugira abumvira Imana bazabaho bafite amahoro mu mutima. Ese nawe ushaka kuba ufite amahoro mu mutima? Ukeneye kumvira Imana, ukagendera mu bushake bwayo, ukareka guhora wibaza uti kuki nsenga ntinsubizwe, kuki amasengesho yanjye adasubizwa. Nuko utizera Imana, nuko utihana, nuko wirengagiza iby'Imana. Ibi ntago ari byo gusa. Dusubikiye aha, ariko ejo tuzakomeza, undi munsi tuzakomerezaho, dukomeze turebe impamvu. Kandi nujya ubibona ukabona ko izi mpamvu nawe uzifite, ujye uzihindura, ushaka uburyo Imana yagusubiza. Tuzakomeza ejo. Murakoze.